Imana iguhe umugisha. Tugiye gusengana Imana. Dusengana Imana buri mugoroba. Uwiteka ashyirwe hejuru kuko ari Imana ikomeye. Amazina Nkeramugaba John Baptiste. Dusengana Imana buri mugoroba. Uwiteka aguhe umugisha. Uwiteka Imana Uwera wa Isirayeli, Imana ya Iburahimu, Isaka na Yakobo, uyu mugoroba Mana ndawukwereka buri umwe ubonetse. Data, reka umugirire neza. Baje baremerewe, bafite ibibazo bitandukanye. Uwiteka Imana Nyiringabo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, reka basubizwe kugira ngo izina ryawe Mwami rihabwe icyubahiro. Nsenze nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tujye kugabana ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Zaburi, ibice 32. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Amen. Hariwe icyo mpaka mwami, nubwo mpora ngucumuraho, ntamunyeze unyejeshe amazi cyangwa umuriro. Hariwe icyo mpaka mwami, nubwo mpora ngucumuraho, ntamunyeze unyejeshe amazi cyangwa umuriro. Managurwe hose mwami, umuriro niba ushaka. Nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Managurwe hose mwami, umuriro niba ushaka. Nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Ntuntunganirize ubwenge, nzanezerwa nzaguhimbaza. Ariko umutima wera ndawushaka kurutaho. Managurwe hose mwami, umuriro niba ushaka. Nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Managurwe hose mwami, umuriro niba ushaka. Nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Gerageza uko nshobora kwiruzi n'amamizi y'ibyaha, nyamara ndabibonamo. Byumboneza, byumboneza. Gerageza uko nshobora kwiruzi n'amamizi y'ibyaha, nyamara ndabibonamo. Byumboneza, byumboneza. Managurwe hose mwami, umuriro niba ushaka. Nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Managurwe hose mwami, umuriro niba ushaka. Nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha
Imana iguhe umugisha kandi Uwiteka abe mu ruhande rwawe. Ijambo ry'Imana tumaze gusoma riratubwira abahiriwe. Isi irimo abatunzi bafite amashiringi, abafite amadolari, abubatse amazu maremare, ariko ijambo ry'Imana riratubwira uwahiriwe. Uwahiriwe si ufite amashiringi menshi, si ufite amazu maremare, ahubwo ijambo ry'Imana riratubwira uwahiriwe. Ninde wahiriwe? Ni uwababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Iciye bugufi imbere y'Uwiteka, ukihana imbere y'Imana, Imana irakwishimira. Ntabwo Uwiteka yongera kwibuka ibyaha wakoze. Ntabwo Imana yongera kwibuka ibicumuro wakoze, kuko Yesu Kristo icyamuzanye ni ukubabarira no gutanga imbabazi. Nta cyaha na kimwe atababarira, nta gicumuro na kimwe atababarira. Araje uyu munsi wa none kugira ngo akugirire neza. Wumvaga utababarirwa, ariko ateze amaboko kugira ngo akubabarire kandi akugirire neza, kugira ngo ugire amahoro. Wari umaze igihe kirekire nta mahoro ufite, ariko kano kanya ni akanya ko kugira ngo wongere kugira amahoro. Imana ibe mu ruhande rwawe. Uwiteka aguhe umugisha. Byawe Satani yajyanye byongere kugaruka mu ruhande rwawe. Uwiteka yanga ikibi, ariko iyo uciye bugufi arakubabarira. Umunsi wa none dusengane Imana, uca bugufi kugira ngo Uwiteka abe mu ruhande rwawe. Wasengaga ntusubizwe, ariko umunsi wa none nuca bugufi Uwiteka agiye kukugirira neza. Ca bugufi dusengane Imana, Uwiteka abe mu ruhande rwawe kandi Uwiteka akugirire neza. Imana yacu irababarira. Uwiteka agira urukundo kandi agira imbabazi. Uwiteka ariteguye kugira ngo akweze kandi agushyire mu gitabo cy'abana b'Imana. Uwiteka Imana, ndagushimiye muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, yuko watwitangiye Kristo Yesu ku musaraba kugira ngo ibyaha n'ibicumuro byose bivanweho. Aciye bugufi imbere y'amaso yawe, arihannye, yagiye kure, koze ibyaha bitandukanye, ariko kano kanya Mana ushobora byose aratsinzwe. Uwiteka Imana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mweze kandi umugirire neza. Bya Satani yajyanye, Mana byongere kugaruka mu ruhande rwe. Nsenze nezeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.